hanyuma se ahangaha mu ishuri ho ubona bimeze gute iyo mwarimu arimo yigisha mu mutwe wumva ubyumva kujya gusubiza ubona bimeze bite? Ndi kubyumva. Wabaye wakangahe mu gihembwe cya mbere? Wa mbere. Hari ukuntu ujya ubona wenda nk'abandi bana badafite ubumuga bakaba bakubona bakaguhunga ntibakwegere, wowe ubona bimeze bite? Ntabwo bamunga ahubwo turaganira. Hanyuma gusubiza ku kibaho, iyo ugiye ku kibaho gusubiza, iyo mwarimu abaje nk'ikibazo ukumva urakizi, ukora iki kugira ngo icyo kibazo gisubize? Ko ni ukubera koko nta mwana uruta undi nyine. Nkashimira n'abantu muri rusange baba babafashije, nkamwe mukaza kubasura kuko bituma bishima, bakavuga ati burya hari abaturi inyuma. Bijyanye n'ukuntu ndetse bicara mu mashuri, tugerageza kubicaza mu buryo bujyanye mu buryo buboneye. Murabona ndetse n'ahangaha ku mashuri Kiliziya Gatolika kibamwa ababikira bafasha bano bana, ahanini usanga ariho bihegereye hano. Ikindi nyuma se hari abandi baba badafite ubumuga bakumva gufata umwana ufite ubumuga ari ikibazo, ariko wowe ugendana nawe kubera iki? Uwo mutima wakujemo gute? Ni yuko mbona atasigara ku ishuri kandi mpari, nkamutwara kugira tugende no gusenga tukajyana. Noneho mufite icyo mufana? Ntabwo tugira icyo dupfana. Hanyuma se ntagashobora nko gutuma wenda ukererwa nko ku ishuri wagiye kumuzana cyangwa se ugiye kumucyura? Oya. Bigenda gute kugira ngo udakererwa? Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Twagiye tuganira n'abana batandukanye, yaba abafite ubumuga ndetse n'abandi batabufite. Twaganiriye na Grace, umwe mu bana bafite ubumuga bw'ingingo, atubwira imibereho ye n'iy'ubuzima bw'ishuri muri icyo kigo cya Groupe Scolaire Ruhengeri. Mfite ubumuga bw'ingingo, nta n'ikibazo kirimo cyo kwigana n'abadafite ubumuga. Hanyuma ubona bagufashe gute se? Bana bamfashe neza. Gute? Gute? Mbese kubisanzuraho. Hanyuma se ibintu bijyanye n'imikino ubona bimeze gute nk'iyo bagiye hanze bagiye gukina, ubona byifashe gute? Wowe ujya hari guhagarara ukabareba gusa? Uba wumva nta mukino washobora se? Bureka umukino w'amakarita na dame. Nibyo wabishobora? Urabikora? Iyo ndi mu kigo ndabikora. Hano ahangaha cyangwa Sevens? Sevens amugerayo iyo mikino. Hanyuma se ahangaha mu ishuri ho ubona bimeze gute iyo mwarimu arimo yigisha? Mu mutwe wumva ubyumva kujya gusubiza ubona bimeze bite? Ndi kubyumva. Wabaye wakangahe mu gihembwe cya mbere? Wa mbere. Hari ukuntu ujya ubona wenda nk'abandi bana badafite ubumuga bakaba bakubona bakaguhunga ntibakwegere, wowe ubona bimeze bite?
ntabwo bamunga ahubwo turaganira. hanyuma gusubiza ku kibaho, iyo ugiye ku kibaho gusubiza, iyo mwarimu abaje nk'ikibazo ukumva urakizi, ukora iki kugira ngo icyo kibazo gisubize? Gisubiriza aho nicaye, utanga igisubizo. Twaganiriye kandi na Sara Uwiringiyimana, umunyeshuri udafite ubumuga, ariko atubwira ko ashimishwa no gufasha umwana ufite ubumuga, amusunika mu igare kuko yumva ko atamusiga ngo agende wenyine, kandi bose ari abanyeshuri bafite aho bashaka kugera hashimishije. Niga mu mwaka wa 5. hanyuma se kuba uri kumwe n'uno mwana ufite ubumuga ukaba umugendana umutwaye ku igare, ntabwo uba wumva bikubangamiye ngo ube wabireka? Oya, ntabwo bijya bimbangamira. Kubera ni uko mba ndi kumufasha. Ninde se wakubwiye ngo umufashe? Ni wowe wabyishyizemo? Ni abarimu babikubwiye cyangwa ni njyewe wabyishyizemo? Kubera iki wabyishyizemo? ni yuko hari n'abandi bajya batwara abandi, nanjye niha kujyana ndatwaruye. Hanyuma se hari abandi baba badafite ubumuga bakumva gufata umwana ufite ubumuga ari ikibazo, ariko wowe ugendana nawe, kubera iki? Uwo mutima wakujemo gute? Ni yuko mbona atasigara ku ishuri kandi mpari, nkamutwara kugira tugende no gusenga tukajyana. Noneho mufite icyo mufana? Ntabwo tugira icyo dupfana. Hanyuma se ntabwo ashobora nko gutuma wenda ukererwa nko ku ishuri wagiye kumuzana cyangwa se ugiye kumucyura? Oya. Bigenda gute kugira ngo udakererwa? Ndaza nkamutwara kubera tuba turi kumwe n'abandi tukagenda. Ni wowe umutwara wenyine se cyangwa? Ni njyewe umutwara njyenyine, iyo narwaye hari undi umutwara. Twaganiriye kandi na Merci, umwana wigana n'abana bafite ubumuga, atubwira ko afatanya n'abandi bana bafite ubumuga bagasobanurirana amasomo kugira ngo bose bazatsinde neza. Kujya muri groupe tukigana, tugasobanurirana ibyo tutari kumva kujyana wabyumva. Iyo turi gutaha nanjye nshobora kubasaba bakemera ko nanjye nashobora kumutwara nabaherekeza nyine, nanjye nkahita mpitira ko kuko inzira ni imwe. Iyo turi gukina fata umwe muri bo. Ese we basore bawe babona akazi bakirangiza, umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaye, murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making. Ubuzi byabaye nyagucuruza amafaranga, murumuna we wiyigiye umwuga, ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze. IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788545302 bitize ukajya ku rubuga wa/IBTCFilmSchool.com. Tugakinana, nkamutembereza ikibuga akishima cyangwa nkamujyana no kuri wese. Mu masomo aragerageza nta kibazo cye. Uwo twigana we ajya gerageza akagera ku kibaho nta kibazo. Afite ubuhe bumuga? Bw'ukuguru. Ikintu nshimira nk'ikigo ni ukuba cyarabakiriye kandi natwe tukabakira, kuko nimba tubakiriye ni ukwirinda kubangiriza, kubakorera ibyatuma bangirika cyangwa bababara. Ko ni ukubera koko nta mwana uruta undi nyine. Nkashimira n'abantu muri rusange baba babafashije, nkamwe mukaza kubasura kuko bituma bishima, bakavuga ati burya hari abaturi inyuma. Rwagatare, umwarimu wigisha aba bana, aragira uti ufite ubumuga hashize igihe kirekire tubigisha. Ni igihe kirekire tubigisha, ariko icyo twabavugaho ni uko ari abana bagiye bitwara neza, kandi tugashimira Imana ko na bagenzi babo batigeze batera ikibazo mu mibanire yabo nabo. Hanyuma rero tukaba twaranejejwe no kubona abari mu muryango wa Wezo baza gusura aba bana bakabitaho, bakabagira inama, ndetse rimwe na rimwe natwe abarimu bakadutumira mu nama, bakadufasha kumenya uburyo twafasha aba bana mu myigire yabo no mu mibanire yabo na bagenzi babo. Bagiye babashakira n'abandi bana bababa hafi mu bibazo byihutirwa, abo bana bakabafasha.
tukabona rero bifite inyungu ikomeye kuri aba bana bacu batera imbere nk'abandi bana. Ni ikintu dushimira Imana cyane. Kandi abenshi muri bo tukabona n'ubuzima bwabo bugenda burushaho kuba bwiza. Hari benshi batabashaga no guhaguruka, tukavuga nk'umwana witwa Dominicale Makire wagiye gukora examen hariya. Mu kuri dutangira no mu mwaka wa 3 yagenderaga hasi, ariko ubu ngubu kubera gufashwa turabona ari umwana ufashe beki ariko akagenda n'amaguru ye nk'abandi. Ni ikintu kidushimisha cyane. Hagaragaye ikibazo cy'uko hari abana bashobora kuvutswa uburenganzira bwabo bwo kwiga bafite ubumuga kubera imiterere y'imyubakire y'amashuri. Icyo kibazo twakivuzeho, akarere kari kiyemeje kuzadufasha, ariko noneho abanyiri ikigo nk'abamisiyoneri hano ubwo bahise bafata iya mbere kubaka ahangaha ku miryango ku buryo abana nabo babasha kwinjira neza n'utugari twabo. Bushaka bamenye Oscar ni umuyobozi wungirije kuri iri shuri rya Groupe Scolaire Ruhengeri, nawe aragira ati harimo 217 b'abahungu na 208 b'abakobwa. Muri rusange niba abanyeshuri dufite abanyeshuri 15 bafite ubumuga ku kino kigo. Barisanzura kuko basanga n'abandi bana baba bakunze kandi baba bakira babafata neza, kandi natwe nk'abarezi tubitaho mu buryo bushoboka bwose, kandi kuba baraje batugana twabakiriye neza kuko n'abana nk'abandi. Kandi muri bo harimo ndetse n'abanyeshuri bamwe b'abahanga ku buryo mu ishuri usanga ndetse tatandukaniro n'abandi bana badafite ikibazo. Harimo bafata n'imyanya ya mbere, ugasanga bitwara neza basubiza neza mu ishuri, natwe nk'abarezi babo ndetse bikadushimisha. Tugerageza kubitaho haba mu mashuri, tukagira n'umwihariko wabo kuko tuba kugira ngo bisanzure batubone nk'abarezi n'ababyeyi babo. Kandi kubijyanye n'ukuntu ndetse bicara mu mashuri, tugerageza kubicaza mu buryo bujyanye mu buryo buboneye. Murabona ndetse n'ahangaha ku mashuri twagejeje gushyiraho za esikariye kugira ngo biborohereze kugira ngo babone ukuntu binjira mu mashuri bitabagoye. Mu mashuri iba iri mu mashuri turababaza nk'abandi banyeshuri bose, harimo abafite bagenda ku mbago ariko nabo bakaje ku kibaho, ariko n'abandi nabo turababaza kandi ubona bo babyitwaramo neza. Muri rusange icyo twashima Uwezo nuko tubona ko abana mu bitayeho, tubona ko mubasura kenshi, kandi natwe nk'abarezi ku kino kigo natwe bikadutuma tugira kumva dusubijemo intege kuko mutadutererana. Yitwa Pastor Dufatanye Frodoire, umuyobozi w'ishuri ribanza rya Ruhengeri. Ishuri riherereye mu murenge wa Muhoza, Kagari ka Mpenge, umudugudu wa Gikwege, intara y'Amajyaruguru. Aba bana babanye neza bitandukanye na mbere y'igihe tutarabona ubukangurambaga bwatanzwe n'abajyanama ba Uwezo. Abana aho baje guhugurirwa gufata abana bafite ubumuga nk'abandi bana bose, ndetse no gukomeza kugerageza kubafasha aho badashoboye bakagerageza kubafasha. Babanye neza cyane, dushimira abakangurambaga ku nyigisho batanze zituma abana bafata abandi bana nka bagenzi babo. Bikunze kugaragara nuko aba bana bafite ubumuga akenshi baba hano mu kigo cy'aba Sevensa, ni ikigo cya Kiliziya Gatolika kibamwa ababikira bafasha bano bana. Ahanini usanga ariho bihegereye hano. Ikindi ntabwo mbizi ariko bivugika ko handi ku yandi mashuri bajyaho bababwira ko ari hano twakira abafite ubumuga. Ntabwo rero nzi impamvu wenda babivuze batyo, ariko twebwe twagize umwete n'umuhati wo kubakira nk'abandi bana, bituma bitirirwa yuko ari twe tubakira abana bameze batyo, ku buryo usanga hari n'abava mu yindi mirenge bumva bagomba kuza hano kuko bazi ngo hano niho twakira abana bafite ubumuga. Ariko ntabwo ari ikindi, ahubwo ni uko twagize uwo muhati wo kumva tutabatererana nabo tukabakira. Mbere ya byose ndabanza gushimira Uwezo
kuko yazanye campaign yo gusobanurira abantu ku myumvire mike bari bafite kuri iki kibazo cy'abana bafite ubumuga, izana inyigisho zigamije gukangurira abantu gufata abana bafite ubumuga nk'abandi bana, kandi urabona bitanga umusaruro kuko abana bafite ubumuga biga kuri iki kigo batsinda neza. Hariho n'abarangije primaire ubu bari muri secondaire, kandi turashima Imana ko abo bana barimo gukurikirana amasomo neza. Rero icyo twasaba Uwezo ni ugukomeza gutanga amahugurwa no ku bandi barimo ku bindi bigo, ntibumve ko centre scolaire ya Ruhengeri ariyo yakira abafite ubumuga, kuko nta n'ibikoresho dufite wenda tugenerwa na ministeri bindi, ahubwo ni umutima wo kwakira abana gusa dufite, kumva tutabatererana kandi batuganye. Ikindi ni ukudukorera ubuvugizi ku bintu bijyanye na infrastructure, ibikorwa remezo kugira ngo dukore ibikorwa remezo byorohereza abana bafite ubumuga biratugora cyane kubera ingengo y'imari tugenerwa na leta tuba dufite kandi nkeya. Ikindi tukaba twifuza yuko yazadukorera ubuvugizi kugira ngo abarimu bahugurwe cyane nko kuri imvugo z'amarenga, uburyo bwo gufasha bariya bana bafite ubumuga bwo mu mutwe. Baracyakeneye byinshi byatuma tubasha gufasha bariya bana, nk'uko gahunda ya education ya inclusiveness ivuga. Bariya bana ntabwo bakwiriye guhezwa inyuma. Twe tubibonamo nk'inkunga ikomeye cyane, kubera ko nk'uko mubizi icyerekezo cy'igihugu turi muri gahunda y'uburezi budaheza, aho buri munyarwanda wese agomba kugira uburenganzira ku burezi, ndetse n'uwaba afite ubumuga ntibimubere imbogamizi, ahubwo hagashyirwaho uburyo bwamufasha kugira ngo abashe gukurikirana uburezi bufite ireme nk'abandi bose. Ibyo rero tubifashwamo n'abafashamyumvire ba Uwezo, aho basura ibigo by'amashuri birimo abana bafite ubumuga, turabafite, bakabafasha bakabaremamo icyizere. Hari n'izindi gahunda badufashamo zijyane n'imikino y'abafite ubumuga, aho abantu bumvaga ko umuntu ufite ubumuga yabaho ngaho gusa bakumva ko ntacyo bamukorera, ariko abana baremwamo icyizere bakumva ko nabo bakwidagadura bagakina imikino itandukanye nk'abandi. Nanone abarezi ndetse n'ubuyobozi bakagirwa inama y'uburyo babafasha kandi bakabereka ko bishoboka. Bahati Omar, umuyobozi wa Uwezo, aragira ati: Nitwa Omar Bahati, ndi umuyobozi wa Uwezo Youth Empowerment. Uwezo ni umuryango nyarwanda washinzwe n'urubyiruko rufite ubumuga, akaba ari umuryango washinzwe hagamijwe gushaka ibikorwa bitandukanye no gukora ubuvugizi ku burenganzira n'iterambere ry'abana hamwe n'urubyiruko rufite ubumuga, kandi mu ngeri zose, ubu haba ari abana bakiri bato bari mu hirya no hino mu gihugu, yaba ari urubyiruko rwarangije za kaminuza, yaba ari abari mu kazi, bose tukagerageza kubaha amahirwe angana, cyane ko hari byinshi byagaragaraga ko badashobora kwisangamo. Uwezo ukorera mu turere 6 uyu munsi, harimo uturere 3 tugize umujyi wa Kigali, akarere ka Musanze, akarere ka Nyanza mu majyepfo, ndetse n'akarere ka Huye. Mu biganiro twagiye tujyana n'ababyeyi hamwe n'abayobozi b'amashuri, bagiye batugaragariza ko ababyeyi batajya basura abana ku ishuri. Wanakurikirana n'impamvu ugasanga baba bagiye no kubashakisha izindi mibereho, bituma tubaha iyo nshingano yo gukurikirana abana mu ishuri ariko no mu ngo. Umumaro rero ni munini cyane, kubera ko hari abana uyu munsi bakorewe ubuvugizi bari barataye ishuri kubera kutitabwaho n'ababyeyi, uyu munsi basubiye mu ishuri. Hari abana bakorewe ubuvugizi n'abafashamyumvire bahabwa ibikoresho nyunganizi, amagare, hari abavuwe, hari aboherejwe mu bitaro bikomeye kubagwa, ku buryo hari nk'ingero z'abana benshi dufite twasuye bwa mbere bagenda bakambakamba, ariko uyu munsi bavuwe bakaba bashobora kugenda bemye bafite n'imbago, bajya no ku ishuri bagatsinda. Hari imiryango yabaga iri mu bukene bitewe n'uko wasangaga hari byinshi batanga mu kwita ku bana bafite ubumuga, uyu munsi bashyizwe muri gahunda za leta zagenewe nyine abatishoboye. Ibikorwa rero by'abafashamyumvire birenga gukora ubuvugizi ku bana, bikajya no ku miryango ndetse no gufatanya n'inzego z'ibanze mu guha serivisi abana hamwe n'urubyiruko bafite ubumuga.
ariko akaga kabaho rwose. ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba. hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico ra? si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori. sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti ibi byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. wanahamagara kuri 0788558094. mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagera aha ngaha hose. ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.